kwishima najya kwikuramo numva umuntu akumvisha agira ngo ufite imyaka nk'iya mama ariko ese sheri wowe wibaza yuko kwambara neza no kwambara ipantaro oya kwambara mini ntago ari kwambara ipantaro ntabwo ari kwambara icyakubwira ukuntu niyambariye gutya ikanzu yanjye mba numva kwambaye neza okay basi ziba ari zimeze gusa ari nyinshi nziza ziri class ntago ari ngombwa ngo wambare nkanjye ariko at least uhindura tukagenda duhinduranya none ikintu kimubaza no kumuwanga no kwambara imyenda ntabwo nayanga Mwese urwo rubuno rwawe ukora nyine urwo rubuno rwawe nge nashyira muke niyo kunungana wenda byazatuma byo nzabyibwira ku mugabo wanjye shere nzabyibwira kwashe uzabyibwira reba no mumara kubana wenda ugiye kubyara sinubisha iyo abagore bamaze kubyara barabyibuha none ibaze niba bagita babyibuha ubundi mara kubyara uzatungana byazara Mereza umwana nyina gukubitira ngacyo usaba ibindi byose ndabyihangana. Mwese uri asirika nyine reka tuvugane nyine. Mereza umwana wanjye nacyo. It's okay. Ure kutamuriza. Nze kwete sere kurusaku. Cyusa babarira nunesha umutwe nakubitira ngaho. Cyusa. N'ikindi gihe ntuzongeye kunkorera ku mwana nta kintu upfana nawe waramwihakanye kuva kera hose. Sinzongeye kubona unaza ahangaha uje kwirebesha umwana nani so. Okay. Ariko ubundi si umwana ugura mukunda umwana usigarira mu ntebe birashoboka. Uje kunyigisha ko bamukunda. Ndetse ko muteruye akahita aceceka. Cyusa ntuntera umujinya. Ntuntera umujinya. Okay. Ngaho basi cara tuvugane. Indi uvugana nande? Ndumva ashaka kuganira nawe. Indi uvugana nande? Gusa ntunyegere nakwicira ahangaha. Cool down please. Gusa ndakwiyamye ntunyegere. Uyu mwana waramwihakanye kuva nyimutwite. Uramwihakana njya kwa muganga ndinda mvayo. Nari ngiye no kwapfira ntiwaje no kureba ko umwana yari ameze. None uraza kwivugishwa ubwo busa bwawe umwiterurishwa. Ariko se narakubonye ntago wambonye. Ngaho mbabarira. Kandi ndumva imbabazi zanjye zonazizabona icyaba kiza kuri wowe sohoka cyangwa mamagara undi muntu hano kandi nyemerera ngira amagambo nibwirira uwo mwana ubwo ngize amahirwe yo kumuterura bwa mbere. None se umva ngo usare sibyo? Winkoraho Cyusa winkoraho windakaze basi bikorere njyewe kuva ku mezi ya mbere naragushatse ahantu nagiye kuba ntago wari uhazi umwana ndamutwika amezi 9 utanamfasha utazi n'ukuntu mbaye ariko none ndahari baho ntabwo nkeneye ubwo bufasha bwawe aho nari mbukeneye ntabwo nakubonye naka kanya rero sinkubona umva ndakwinginze mbabaye inzira y'umusara se biraza kuba byagenda gute ko tubonye ko Cyusa aje kurwanira umwana hano kwa Isimbi kandi Cyusa twaye tubizi neza ko yari yaranze kwemera ko uno mwana ari uwe se biraza kuba byagenda gute rero nimba tubashije kuba twagenda kuri no munota tukiri kumwe ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi we nurangiza ujye hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo films za musaraba nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amayemoci y'umutima kugira ngo turebe ko kuri no munota twaye turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kugenda biranga ino film yacu za musaraba kubera ko twamaze kubona ko uyu mwana w'umuhungu Cyusa yari yaranze kuba yakemera ko ari we wateye uyu mwana w'umukobwa Isimbi nonta none mubonye ko Cyusa abonye umwana wavutse Cyusa agashaka kuba yaterura uno mwana agashaka kuba yaganira na Isimbi mubonye ko Cyusa abashije kuba yapfukamira
mwana w'umukobwa Isimbi. Ese murabona ibintu biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo filime za Musaraba? Rero ni byinshi cyane turagenda turebera hamwe akantu kamwe ku kandi, wowe icyo usabwa no gukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Kandi twamaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza yamaze kuba yabwira Rukema ko Iribagiza ndetse na kamarade na Emile babashe kuba bagera hariya mu cyaro, bakabasha kuba bamubwira ko uri we mu mama wa Iribagiza. Rero uno mudamu mama Iribagiza arimo abwira Rukema ati umuntu waje hano yandaye yawe yarambwiye ngo ngende mama wayo. Uri kumva ko rero ibintu bikomeje kuba byaryoha. Ese murabona ibintu biraza kuba byagana hehe? Ese mama Iribagiza koko azagera aho ngaho amenye ukuri ko uriya mwana Iribagiza ari uwe afite n'undi muhungu bita Rurangirwa? Byose rero turagenda tubirebera hano kuri ino channel. Wowe icyo usabwa ni ugukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turagenda tukomeza tugenda tunarebera hamwe babikomeje kugenda bigaruka hano muri ino filime yacu nsaba Musaraba. Kandi twamaze kubona ko Cyusa ndetse na Iribagiza bari gupanga kuba bakora ubukwe. Se ubukwe bwabo buri ryari? Se waba wishimiye ko Cyusa na Iribagiza bakora ubukwe? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba wakwitangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime nsaba Musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amaemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, yuko ni byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe. Kandi twamaze kubona ko uriya mwana w'umukobwa Sylvie ndetse na Iribagiza bari barimo baganira ibintu bikomeye cyane, kubera ko bari barimo baganira uburyo bagomba kuba bakoramo ubukwe, kubera ko Cyusa ndetse na Iribagiza babangamiye Sylvie na Rurangirwa, kubera ko twabonye ko Rurangirwa ndetse n'uno mukobwa Sylvie bategereje Iribagiza na Cyusa kugira ngo babashe kuba bakora ubukwe nabo bakore ubwabo. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba Sylvie atangiye kuba yabona ko Iribagiza ndetse na Cyusa batangiye kuba babatinza kuba bakikorera ubukwe kandi bashaka kuba bakora ubukwe nabo. Uri kumva ko rero filime yacu nsaba Musaraba igiye kuba yaryoha, uri kumva ko ibintu bigiye kuba byazamo ari ibintu byiza cyane. So wowe urabona biraza kuba byagana hehe ukurikije uburyo uri kugenda ubonamo filime nsaba Musaraba? Kandi twamaze kubona ko uriya mwana w'umukobwa Fabiola we akomeje kuba yajya inama, yuko twamaze kubona ko hari umudiyespora wamaze kuba wamwohereza amafaranga avuga ati, Fabiola itabwira Isimbi avuga ati uyu mudiyespora uri kunyohereza amafaranga uyunyohereje amadolari 200 ni umusore ushaka gutereta uriya mwana w'umukobwa Anita. Kandi twebwe twamaze kubona ko Anita yamaze kuba yafatwa n'uriya muhungu Emile ubana na kamarade mu cyaro. Urumva ko rero filime yacu igiye kuba yaryoha kuba Fabiola atangiye kuba yafata amafaranga y'abandi ataramenyesha uriya mwana w'umukobwa Anita kugira ngo abashe kuba yamenya ibicya mbere. Uri kumva ko Fabiola we ibyo bigiye kuba byamugaruka. Uri kumva ko rero filime yacu nsaba Musaraba igiye kuba yaryoha. Se hari ibitekerezo ufite aho tugere no kuri no munota tukiri kumwe? Jya hasi muri comment rero ubashe kuba watubwira uburyo uri kugenda ubonamo filime nsaba Musaraba. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo amaemoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota tuba turi kumwe n'abantu babashije kuba bagenda badukurikira umunsi ku munsi, yuko ibintu Fabiola we atangiye kuba yakora ntago ari ibintu bisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntago ari ibintu byiza cyane kuba yaratangiye kuba yabeshya umusore uri mu mahanga avuga ati we ngomba kuba naguteretera, ngomba kuba naguhuza n'uriya mukobwa Anita, yuko twamaze kubona ko Anita ari umukobwa wa Nyirantambara. Kandi twamaze kubona ko Fabiola ashaka kuba yamuryaho amafaranga kubera uwo mudiyespora. Uri gukumva ko rero filime yacu igiye gukomeza igana mbere, ibintu bigiye kuba byazamo ari ibintu byiza cyane, biraza gukomeza bishimisha abantu benshi babasha kuba bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda hano subscribe, warangiza ugatanga n'ibitekerezo byawe by'uburyo uri kugenda ubonamo filime nsaba Musaraba. Niba nta n'ibitekerezo kandi uba ufite ugashyiramo amaemoji y'umutima kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko bari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe biba bikomeje kugenda biranga ino filime yacu nsaba Musaraba episode bigiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko twamaze kubonamo ibintu bimaze kuba byashimisha abantu kuri ino nshuro, kubera ko uno mwana w'umuhungu Cyusa mwamaze kubona ibikorwa yakoreye uno mwana w'umukobwa Isimbi, kubera ko Cyusa nta nubwo yigeze ajya kuba yasura Isimbi ku bitaro, nta gikorwa na kimwe Cyusa yigeze akorera uno mwana w'umukobwa Isimbi mu gihe yari atwite, uretse kuba yamuhanahaza no kuba yakiyakana ino nda. None Cyusa mubonye ko ateruye umwana agatangira kuba yahinda
guhinduka. Mwahise mubona ko rero Cyusa abonye uno mwana Isimbi yabyaye, Cyusa bigahita bimurenga, agahita agira amarangamutima akomeye cyane, atangiye kuba yakinkinga uno mwana w'umukobwa Isimbi ngo amuhe uno mwana basi amuterureho amubwire ikintu kimwe cyonyine. Ese Cyusa ni igiki ashaka ko yavuga, kubera ko banze kuba bamuha uno mwana akemera akanapfukama hasi ati umbabarire rwose Isimbi, banze ngire ikintu ncira uno mwana. Se ni igiki Cyusa araza kuba yamubwira? Rero jya hasi muri comment ubashe kuba washyiramo ikintu utekereje, igitekerezo cyawe ushaka ko cyaza hano muri filime za Musaraba, kubera ko mubonye ko Cyusa atangiye kuba yagira impuhwe kubera uno mwana wa Isimbi. Mubonye ko Cyusa ahise acika intege mu byari yumuzanye, ntago abashe kuba yabivuga kubera abashe kuba yabona uno mwana wa Isimbi. Se murabona ibintu biraza kuba byagana hehe? Urumva ko rero filime yacu igiye kuba yazamo ibintu byiza cyane, biraza gukomeza bishimisha abantu benshi babasha kuba bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Wowe icyo usabwa no gukanda hano subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, ibintu ari ibintu byiza cyane biraza kuba byakomeza kugenda biranga ino filime yacu, kandi ni byinshi cyane turagenda dukomeza kuba twabonamo, kubera ko twamaze kubona ko uriya mwana w'umukobwa Iribagiza ndetse na Sylvie barimo baraganira ibintu bikomeye cyane, hari amabanga batangiye kuba bagirana, ariko twamaze kubona ko uno mwana w'umukobwa Iribagiza abo yatangiye kuba yagaragaza ibimenyetso byo kuba yatwita. Se koko uriya mwana w'umukobwa Iribagiza Cyusa yaba yaramuteye inda, cyangwa ni Rugema waba warayimuteye igihe yari yaramushimuse? Rero byose tuzagenda tubirebera hamwe. Murabona ko twatangiye season ya 4 kuri filime yacu Inzira y'Umusaraba, ibintu bigiye kuba byazamo ni ibintu byiza cyane. Ndakeka ino season ari izanarangira ibintu bigeze kuri finale. Rero nimba tubashije kuba twagerana hano kuri uno munota tukiri kumwe, ukaba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, rikandeho nurangiza ujye muri comment ushiremo ibitekerezo byawe, kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza, yuko bari byinshi cyane tuba turi kugenda turebera hamwe, babikomeje kugenda biranga ino filime yacu Inzira y'Umusaraba episode bigiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ni ibintu ni ibyishimo gusa, ni ibintu bibasha kuba byashimisha abantu bagenda badukurikira umunsi ku munsi hano kuri ino filime yacu Inzira y'Umusaraba. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tuzajye ubasha kuba wacikanwa n'ibindi bintu bindi. Kandi twamaze kubona ko uriya mugore mama Iribagiza yabwiye amagambo akomeye cyane Rugema, kubera ko twamaze kubona ko Kamarade na Emile bageze hariya mu cyaro, bakabasha kuba babwira uriya mugore bakamubwiza ukuri, nuko uriya mugore atibuka buri kimwe. Rero yabashe kuba yabibwiraho Rugema ntabwo byigeze bimushimisha cyane. Rugema yamaze kuba yakumva ko ari umwanzi we wageze hariya mu cyaro. Rugema aravuga ati ubwo ntago ari Iribagiza nakubwiraga, yuko Iribagiza nakubwiraga ntago yabasha kuba yagera hano. Uri kumva ko rero filime za Musaraba ikomeje kuba yaryoha. Rero kandi subscribe hano kuri ino channel kugira ngo dukomeze kugenda tubana ibintu bimeze neza.